Abana dusome igitabo. bizadufasha mu buzima. Mumpe urubuga nsome. Abana ndabasuhuje cyane, mbahaye ikaze muri uyu mwanya ungana n'iminota 15 ababyeyi babaha ngo musome ibitabo buri munsi. Mubashimire cyane. Gusoma ibitabo nibura iminota 15 kandi buri munsi ni byiza, bituma mumenya gusoma neza kandi vuba, bityo bikaborohera kwiga n'andi masomo. Uyu munsi rero agatabo tugiye gusomera hamwe ni agatabo kari mu cyiciro cya 3 kagenewe gusomwa n'abana bimenyereza gusoma biga mu cyiciro cya mbere cy'amashuri abanza, kitwa ibiyobyabwenge biragatabwa. Aka gatabo karimo umuvugo umwe mu yahize iyindi mu marushanwa yandika Rwanda ya 2019. Uyu muvugo wanditswe na Iradukunda Fanny. Yanditse uyu muvugo afite imyaka 12 yiga mu mwaka wa mbere w'amashuri yisumbuye. Nzajya nsoma ningera hagati mbabaza ibibazo, numve ko ibyo turimo gusoma urimo kubisobanukirwa neza. Kandi nindangiza gusoma muramfasha dusomere hamwe. Ndagushimye cyane ko ugiye gutega amatwi nkagusomera, nkakubaza ibibazo ukansubiza, kandi twarangiza tukongera gusomera hamwe mu ijwi riranguruye. Ngaho reka dutangire. Utega amatwi, sibyo? Ibiyobyabwenge biragatabwa. Rubyiruko rwacu, mbaraga zacu, mucyo turwanye ibiyobyabwenge. Ni bibi byica ubuzima bwacu, ubyikururiye bimugira imbata. Ubwo iterambere rikadindira ndetse n'ubukene bugatera. Ngaho subiza. Ibiyobyabwenge bigira bite ubyikururiye? Twasomye ngo ubyikururiye bimugira imbata. Noneho dukomeze dusome. Byonona ubwonko bwacu, aho kwiga tugata ishuri. Tukabibirara tugata ubwenge, tugata isura tukaba ibicibwa. Ubwo tukayoboka iyo mu muhanda ndetse abajura bakiyongera. Noneho reka nkubaze. Ni iki kindi ibiyobyabwenge bikorera abana n'abandi bantu? Twasomye ngo byonona ubwonko bwacu, aho kwiga tugata ishuri. Dukomeze dusome. Ndabyanze rwose ibiyobyabwenge, muze mwese tubihe akato. Abarezi bacu baduha inkunga tuvuge cyane ubwo bubi bwabyo. Dutunga agatoki aho tubibonye bicika mu bantu kuko si byiza. Ni bibi rwose biragatabwa, ni bibi rwose biragatsindwa. Nanone reka nkubaze. Kuki tugomba kureka ibiyobyabwenge? Twasomye ngo bicike mu bantu kuko si byiza, ni bibi rwose biragatabwa, ni bibi rwose biragatsindwa. Nanone dukomeze dusome. Ni bibi rwose simbishaka, ahari ubukire bitera ubukene, ahari amahoro bitera urugomo, ababihisemo bagana uburoko. Aho subiza. Abahisemo ibiyobyabwenge bajya he? Twasomye ngo ababihisemo bagana uburoko. Dukomeze dusome. Inama nziza rubyiruko mwese, nimureke ibyo biza bibangiza. Muyoboke ishuri niryo musingi ejo hazaza hazabe heza.
Ngaho subize. Ni iki gitera urugomo ahari amahoro? Twabonye ko ibiyobyabwenge ahari amahoro bihatera urugomo. Ngaho noneho dusubiremo iyi nkuru yose tudahagarara, kandi nawe umfashe dusome mu ijwi riranguruye. Sibyo? Ibiyobyabwenge biragatabwa. Rubyiruko rwacu, mbaraga zacu, mucyo turwanye ibiyobyabwenge. Ni bibi byica ubuzima bwacu byirukiye bimugira imbata. Ubwo iterambere rikadindira ndetse n'ubukene bugatera, byonona ubwonko bwacu, aho kwiga tugata ishuri. Tukaba ibirara, tugata ubwenge, tugata isura, tukaba ibicibwa. Ubwo tukayoboka iyo mu muhanda ndetse abajura bakiyongera. Hanze rwose ibiyobyabwenge, muze mwese tubihe akato. Abarezi bacu baduha inkunga, tuvuge cyane ubwo bubi bwabyo. Dutunga agatoki aho tubibonye, bicike mu bantu kuko si byiza. Ni bibi rwose biragatabwa, ni bibi rwose biragatsindwa. Ni bibi rwose simbishaka. Ahari ubukire bitera ubukene, ahari amahoro bitera urugomo. Ababihisemo bagana uburoko. Inama nziza rubyiruko mwese, nimureke ibyo biza bibangiza, muyoboke ishuri niryo musingi, ejo hazaza hazabe heza. Koze cyane gusubiza ibibazo nakubajije. Noneho ngiye kukubwira icyo ukora. Bwira uwo mubana ibibi by'ibiyobyabwenge. Wakoze cyane gusoma agatabo. Kandi ujye usoma buri munsi. Uri umwana mwiza.